Muraho neza Prince of Man kuva muri Quick Homes Rwanda. Uyu munsi merereye i Kanombe muri Nyarugunga aho nje kubereka iyi nzu ntabwo imeze nk'inzu nsanzwe mbereka kuko akenshi nkunda kubereka inzu nshyashya zitaraturamo abantu cyangwa se zicyubakwa. Iyi nzu ntabwo ari nshya kuko imaze imyaka irenga 5 yubatswe, ariko ifite ibintu byiza utabona mu mazu y'aka kanya kandi igiciro cyayo ntabwo gikanganye cyane. Iyi nzu iri mu butaka bufite metero kare 966, iherereye hano i Kanombe Nyarugunga, no kuvuga aho bita ku Bademobe. Uri hano ufite parking y'imodoka 8, jardin itagira ukuyisa, inzu y'ibyumba 4 na toilette 3, ufite na views z'ikiyaga cya Masaka hano imbere gatoya. No kuvuga rero ufite ibintu byinshi cyane byatuma ino nzu yikunda bitandukanye n'ibyo ubona mu nzu nyinshi. Reka nyibatembereze. Dutangire iyi video yacu hano ku muryango. Reba parking ino nzu ifite. Reka mitengera muri video vuba. Reba parking ino nzu ifite. Ni inzu nkeya muri iyi minsi ubona ziyifite, ari inzu zisanzwe, ari inzu zidakabije cyane. Iyi nzu bibutsa igiciro cyayo ni 150,000, wayiguriye uyu munsi hano Nyarugunga. Parking y'imodoka 8 ziba amapave zimeze neza, ndetse ku ruhande ikagira ikintu tutakibona muri iyi minsi, jardin nini pe. Iyi jardin y'ubwayo isa nkaho ifite metero kare zirenga 100 y'ubwayo yonyine. Nimurebe ukuntu jardin ingana, ni ibintu utabona muri iyi minsi habe na gatoya. Iyi nzu yubatse ahantu heza muri quartier icecetse, quartier idafite akavuyo, kandi nayo nubwo ndi kuvuga ngo ni inzu itari nshyashya, ntabwo ari inzu mbi, kuko niduhindukiza tukareba kuri ruhande turabona iyi nzu ya konoshi. Ni inzu ya konoshi ifite ibyumba 4, ikagira toilette 3, ifite imyanya itandukanye, ibigega by'amazi bihagije byo kukongerera amazi mu rugo, ariko kandi mu kanya turagiramo imbere tubone ko nayo ari inzu igezweho. Gusa mbere yuko twinjira, reka tugumye turebe uyu mwanya. Ni mu ndebere namwe iyi mbuga yose iri hano imbere, na hano wakubaka indi nzu. Mu bantu b'iki gihe basigaye bakunda ubutaka no gushyira utuntu twose ahantu hamwe, ku buryo rwose iyi mbuga yose ari undi muntu yahita ashyiramo izindi nzu. Ariko niba ari umuntu ukunda espace, ahangaha nahakurekomanda, kuko nubwo ndi kuvuga ko iyi nzu ishaje, ntabwo ishaje na gatoya, nako ntabwo ari nshya, ariko ntabwo ari inzu utakoresha, cyangwa se uramutse uri umuntu ujya kuyimodifia wahinduraho utuntu twinshi cyane. Reka twegere hano ku ibaraza ngira icyo mbiyerekera. Tugeze hano ku ibaraza, uhagaze ku ibaraza ry'imbere witegeye Masaka, no kuvuga hariya ni hamwe bita kuri Dubai Port, ariko uyirebye hano hasi hari ikiyaga. Sinzi niba kamera ibasha kubyerekana neza, ariko ufite ikiyaga ureba mu maso uri imbere, kiri imbere yiwawe mu rugo. Ntabwo ari ibintu tubona buri munsi, kuko n'aka kanya amahumbezi ava ku kiyaga rwose hano mu rugo aragusanga ku mwuka ukonje kandi hanze hashyushye. Ni ibintu byiza utabona buri munsi. Ubwo rero ibyo maze kubibereka, reka noneho twinjire mu nzu turebe imiterere yayo. Twinjiye muri iyi nzu, ni mu ndebere salon. Ifite salon ihagije, ni nini kuko hano intebe zose wateramo zakwiramo uko zaba zingana kose. Umwanya wa televiziyo uri kuri iki gikuta cyaha imbere, no kuvuga salon wayitera ireba hano, ariko kandi ni umwanya munini. Hasi hari amakaro kandi akomeye, hejuru hari gypsum ushobora guhindura cyangwa se ukazisiga irangi gusa zikaba nshyashya. Kuri ruhande akaba ariho dufite dining area cyangwa se salle à manger, nayo kandi ni salle à manger nini, bigaragara ko niyo washyira imyanya 8, imyanya 10 yahakwira kuko ni nini. Ariko kandi waba muri salon waba hano ufite view y'ikiyaga mu nzu. Ntabwo ari nini cyane kubera ko mu kubaka igipangu bayikingirije, ariko inzu ni yawe, wabigabanya uko bishaka kugira ngo iyi view yiyongere. Tuva hano rero dukoresha mu muryango kugira ngo tubone igikoni. Iki ni igikoni cyayo cya mbere, hari bibiri, ifite ikindi hanze muri annex, ariko iki gikoni cyayo cyo mu nzu urabona ko kirimo utubati, kirahagije ko hano umwanya w'ishyiga aho kogereza ibyombo. Dufite stock washyiramo frigo cyangwa se ukaba wanayishyira hano kuko hari umwanya uhagije.
mbibutsa ko iyi nzu igiciro cyayo ni miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba iyawe uyu munsi. Twinjiriye hano niho dusanga icyumba cya mbere, ni icyumba cy'abashyitsi kiri self content. Ubwacyo ni icyumba gihagije, icyumba kinini kuko aha rwose washyiramo igitanda cy'160, 180 nta kibazo. Dufite idirishya rinini rizana urumuri mu cyumba, ndetse hejuru hari na costa kugira ngo ugire umwuka ukeye. Aha hanze bashyize lavabo kugira ngo abashyitsi bakarabe intoki mugiye kwiyakira cyangwa iki, ntibayishyira muri dushe kugira ngo si ngombwa. Iyi dushe rero niyo umuntu uri muri iki cyumba akoresha, ariko kandi urabona ko ari dushe ihagije, ino mwanya wo kogeramo, umwanya wa toilette, kwibosa n'ibindi bigakorerwa hano hanze. Iyi nzu nk'uko nababwiye ifite ibyumba 4, ni ukuvuga iki ni cya mbere tuvuyemo. Twatambika hano gatoya tugafata ino koridoro, ifite ikintu gitandukanye n'izindi nzu tujya tubona. Chambre principale iri inyuma, ntabwo iri imbere, ukuvuga ni imbere hari ibyumba 2 bisangira dushe na toilette. Chambre principale ikaba inyuma, turi buze kuyireba mu kanya. Twinjiye hano nibwo tubona rero icyumba cya mbere, ubu cyo ni icya kabiri mu nzu. Nimurebe namwe iki cyumba ukuntu kingana, ni icyumba kinini kuko igitanda washyiramo cyose niyo cyaba 2 kuri 2 cyakwira nta kibazo, kandi ugasigarana umwanya wo gushyiramo ibintu nk'utubati wakenera. Ariko si ibyo gusa kuko nk'uko nabivuze, uracyafite za lake views zawe hano imbere, ufite view uri mu cyumba. Ntabwo ari ibintu rwose tubona buri munsi, ni ibintu byiza kuri icyo giciro. Kuri uruhande rwo hakurya niho dufite ikindi cyumba, aricyo cya gatatu. Nanone nka kiriya tuvuyemo, murabona ko iki cyumba rwose ari kinini, kirahagije. Agatanda karimo ni na gatoya kari simple, ariko kandi urabona umwanya wose usigaye ku ruhande ni munini, ndetse kandi nacyo gifite lake views hari hakurya, gifite view ya jardin. Mbese ibintu byiza, ibyumba by'inzu rwose bifite utu-view turyoshye. So ibi byumba uko ari bibiri bisangiye no dushe. Iyi dushe nayo ikaba ari dushe nini ihagije, umwanya wo kogeramo, toilette, aho kwibwosereza no kwitunganya mu maso. Murabona ko idushe ishobora kuba ifite 2 kuri 1 n'igice, idushe ihagije ifite espace zimeze neza. Chambre principale rero nuko nabwiye hano inyuma, tuyinjiramo duciye hano. Akantu ka mbere ubona ni aka ka foyer, ushobora gushyiramo aho gutereka inkweto cyangwa se iki kugira bitaza mu cyumba. Twakwinjira mu cyumba tukabona ko cyatari icyumba gito habe na gato, ni kinini pe, ni kinini. Igitanda cyose waba ufite cyakwiramo, ukabasigarana n'umwanya wo gushyiramo utubati, harimo amatara meza. Ni icyumba gifite vibe iryoshye kandi gihagije. Hariya nta bintu byinshi, ariko ko nk'uko nabivuze kiri inyuma, cyo nta bintu gifite, ariko kandi ntabwo kijimye kandi kirahagije, kiri self contained. Twinjiye hano niho tubona umwanya wo kogeramo, tukagira toilette ndetse na lavabo. Ngira ngo mbona bivuze ngo iyi nzu si nshyashya, ntabwo ari nshyashya koko, ariko kandi murabona ko ibintu wahindura ntabwo ari byinshi. Ni amarangi maybe, ni imiryango ushobora guhindura, ni utuntu dutandukanye two muri dushe ushobora guhindura, ariko uburyo ibintu bipanze ntabwo ari bibi. Kandi nanone ifite bwa butaka twavugaga bwiza bunini, ifite bya bintu tutabona buri munsi, ari byo bya espace, parking nini, umwanya abana bakiniramo, views nziza, views z'ikiyaga, kandi n'igiciro cyayo kuri miliyoni 150 ntabwo ari amafaranga menshi. Wifuza kuyisura rero duhamagare kuri ino nimero, cyangwa se urebe details zose muri description y'ino video. Ni muri Quick Homes Rwanda, dukunda kubatembereza amazu atandukanye. Naho ubutaha nari ngiye nibagiwe kubabwira, niba ukunda content zimeze gutya, kanda subscribe, uduhe like, ndetse tugire ikiganiro muri comments. YouTube irabidufasha ikabyerekana abandi bantu bashobora kuba bashaka kureba imyubakire yo mu Rwanda igeze hehe, ese amazu ahari ni ayahe, ibibanza bihari ni ibihe. Mudufashe tubagereho. Naho ubutaha rero, yari Prince of Man muri Quick Homes Rwanda.